Yes, twongeye kubararika, twongeye kubaha ikaze mwese mu kiganiro nkuko mumaze kukimenyera ni Shamisho. Nkuko mubizi, nkuko mubibona, tubazanira abahanzi, aba legend cyangwa se abantu bakoze ibintu bikomeye cyane, tukabazanira n'abandi bari gukora ibyo bintu ariko baba star cyangwa aba artiste bari kuzamuka cyane mu buryo bugaragara, tukabahuza bakagira ibintu bimwe na bimwe bigishanya cyangwa se bigiranaho, kuko tuzi neza ko nta muntu biga ngo birangire, ubuzima buhora butwigisha. So umu legend ashobora kugira ikintu yigira ku mu artiste mushyashya cyangwa se umu artiste mushyashya akigira ku mu legend. Niyo ntumbero y'iki kiganiro cyacu ko mumaze kubibona. Rero twagiye tubagezaho ibiganiro bitandukanye mu bice bitandukanye, mu musique, sport n'ibindi. Kuri ino shuro rero tukaba turi kumwe n'abantu bakora ubusizi, twinjiye mu gice cyangwa se mu gisata cy'ubusizi. Ubusizi muraza gusobanukirwa byinshi ku busizi, ku buzima bw'aba bantu twabazaniye. Nta bandi rero ni One Key Eric Ngangare ndetse na Kivumbi King cyangwa se Cyacyana Lion King. Ngabo rero turazi tubakurikirane mabona. One Key cyangwa se Eric, tubaye ikaze mu kiganiro ni Shamisho. Watangira rero wibwira audience yacu ko ufite yawe yacu itakuzi ukayibwira. Nitwa Ngangare Eric One Key, niko kazina kakabyiniro. Ahubwo tuvuye ko kuri stage ya Salese. Byagufasha igihe kingana gute kugira umenye umuhamagaro wawe? Usanga abana twaciye mu byinshi, basket, football, theatre, ibintu byinshi cyane, ugasanga rimwe na rimwe birapfira aho ngaho, amatara yacu arapfira aho ngaho. Byagenze gute kugira ngo udekuvure tara yawe? Nukuvuga ntabwo ari spoken word gusa, kwa ko navuga ngo iyo umuntu akina foot cyane neza, foot ntabwo ari ubuhungiro. Jewe ngira passion nyinshi cyane. Urumva mbere nakoraga nakina basket nyinshi cyane. Urumva spoken word byari ukugira en fait nabitangiye urebye neza bya mu rwego rwo kwiga ururimi, Icyongereza, Igifaransa, izindi ndimi badukubitira cyane. Urumva kugira ngo umenye yari exercice kugira ngo yo kwandika cyane. Nataga nimugoroba nkandika nkabisiba byose cyangwa ashyiraho password nkabibika. Gutyo ntangira kumva indirimbo. Hari ukuntu twumva indirimbo ubu ngubu ariko ntumenye ubuhanga buri mu ndirimbo, kuko ubwo buhanga ntabwo ufite. Cyangwa ni ukuntu wareba igishushanyo ukareba ati bibara se n'ibiki, nuko utazi ibyari byo. Ariko uramutse umenye uburyo technique cyangwa ubusobanuro bwa buri kintu kijyanye wenda niyo tableau, wahita utangira kumenya ibyo ari byo. Ubu hari indirimbo nyinshi nari nzi ko bandika mu rhymes kera mu Kinyarwanda. Ubu ngubu nibwo ntangiye kudekura ubuhanga abantu bakoresha mu busizi bandika indirimbo za Kinyarwanda. Mbere ntago nari mbizi ko nari twari mama munyana you know, ukumva tunu ikiganiro kiraho ibyo usimbutse n'ibyo ntabyuzi n'amagambo utazi, ariko ubu mfata umwanya nkacukumbura nkinjira nkumva ibyo ari byo, kuko ibintu nkoresha cyane n'amagambo. So ntacyo bitwaye gushakisha. Bundi passion ni nk'ukuntu Paulo Coelho yavuze muri The Alchemist. Yavuze ngo finding a passion is like learning a new language. You make a lot of mistakes, but eventually you get there. Yeah. Hanyuma ikibazo nifuza kubaza cyane, wakoze ama shows menshi atandukanye, waperformance ama stages atandukanye, wagize na experience zitandukanye, hamwe ugasanga ko biteganyaga siko bigenze, ugahura na deception mu buzima. So muri wa muga twavugaga nyine ni ikintu ntuteganya mu gihe kiri imbere. Hanyuma icyo nukirangiza uraza kutubwira iyo uhuye noneho n'ababana bavuga bati twaribiye kuri One Key uyu munsi ukiriho, ukavuga ati One Key yaradufashije, ibyo dukora niwe tureberaho, imyitwarire, imitekerereze, wumva bigusubizamo intege, wumva gute iyo wumvise abo bantu? Iki nibyo bita validation. Ni ngombwa cyane, you know, because nanjye mfite abantu ndeberaho. Hari ikintu cyana verifying nkabwira ni man, biya bintu ukora numva ari ibintu n'iby'ubumana. Kwicana Saul Williams, urumva mukanywa agatabi cyangwa mukanywa mugasangira, ugasanga kwamureba ko ati ni wowe ukagikoraho gutya, urumva
ariko ni ukuvuga ni ama-choices nawe uba warakoze kugira ngo ugere muri ubwo buryo. Iyo mpitamo ibindi bintu byakabanyanya ahandi hantu, urumva. So njyewe gahunda nuko ibyo bintu noneho ubu ngubu ikintu gisigaye ni ukwerekana ibindi bisigaye, urumva, mu buryo butandukanye. So Williams uri gukora amafilime n'urugero, ariko ntabwo ugatangira poetry gusa, ariko bihinduka music, bigahinduka movement, bigahinduka ibindi bintu, lifestyle, imitekerereze, ibitabo n'ibyo bintu byose. So ni ukuvuga ubu ngubu ikintu banatekereza nk'umuhanzi, sibyo, ibintu mbese tuvuge urugero, afite umwana imyaka 7, sibyo, nagira imyaka 12, 13 atangira guha. Ubu ngubu deja turakorana, hari uduprojet, arahimba, akiyandikira utuntu, hari igihe yandika nkagira ku rukuta mu cyumba cyanjye, gutyo tu. Hari ibintu byinshi turakushana kwandika, none ugasanga ko uti none se okay, umwana nagira imyaka 15, 18 agomba kuba afite abantu azajya yumva kuko natwe twumva abandi. So uvuga ati okay, noneho reka nkore material bazumva nabo. Abanyeti muri 2012 2015 Eric Mani yatekerezaga gutya, ibintu yakoraga akabikora gutya, akabikora n'ubushobozi n'ubwo tuva ugasanga ni gutyo ntekereza. So afite kuvuga ngo ikintu batazi nuko umuhanzi burya nta muntu shaping a society kurusha umuhanzi. Uzarebe n'abanyapolitiki bose ama-reference, ushobora no kubona nka rimwe ukabona Paul Kagame yakotinze Bob Marley ati mugire gutya, ati Africa Unite, ibintu nk'ibyo ngibyo, urumva. Ariko Bob Marley was an artist, ariko artist nungu yumvise Bob Marley ibintu byose yavuze no kuri kwa igihe cye, no kubungubu yumvise urugamba no kuri kwa kiriya gihe, no kubungu ukuri ntabwo uhinduka. Usanga ibyo baririmbye icyo gihe bisa nkaho bidashoboka, usanga bibiri kuba kuko abahanzi burya harimo n'abahanzi n'abaprofete. Buriya umuhanzi aricara akavuga ati okay, bya bitawe bipanze kuriya, okay, ni ukuvuga haje umuyaga uturutse, harimo na siyanse nyinshi. Burya byose biriya muyaga uza kuriya buri munsi rimwe aza umuyaga mwinshi uhuwe biriya bintu bigwe, ukabivuga gutya, sibyo. Abantu ntago babibona kuko ibitabo bitaragwa. Ibitabo iyo biguye abazaba bahari bavuga ati wa muntu yarabivuze. Ariko n'ama patterns ububona ibintu bishoboka kuba, kuko societe ni iki se, ni n'ama patterns, ibintu byose ni utuntu, ni nk'ukuntu amakarateye, hari ukuntu ibintu bigenda byinjira mu bindi. Alright, turi kurangiza rero ikiganiro cyacu. Hari abantu badukurikiye bavuga, ariko abantu bakomeje kuvuga poetry, slam, ibyo byose wenda bakaba batarabashije kubyumva nk'uko wavuze ko biba ku ma-link, ugasanga nta wenda radio zibikinura bizikora inyazani iwacu, zikina bya bindi bavugaga nyine bya bindi byako kanya, akamoso gatoya cyangwa se agace gato, linye zingahe mu Kinyarwanda, mu rurimi ariko Ikinyarwanda nicyo kizima. Nta kibazo ngewe, uziko uvanga. Nta kibazo. Ndi ingangare ku rugamba nkaba icyago ku itabaro, ndi intore itigeze itorero, ndasama ukuri kugasesekara, inseko ni amasaro ku makara, sinsigira ingoma singiza ubuzima, sinde umubavu ndamabavu y'umuhinzi, nkaba icyuya cy'umunyonzi, ndi ikizinga ku ishati ry'umunyapolitiki, ndi ijisho ry'impumyi. Amagambo hari ukuntu abayumva nyine aremereye, ariko sawa. Hanyuma rero ngaho ibitabo noneho ni ubuhe bwoko bw'ibitabo usoma, kuko ntabwo wakora ibintu n'ubundi udasoma. Ni ibihe bitabo, ni ubuhe bwoko bw'ibitabo bigufasha kubona inspiration cyangwa ukunze gusoma buri munsi? Ngiye ibitabo nkunda n'amabiografi cyane cyane, nk'ungumye ngo biografi ya Musinga wayikura, biografi ya Fred Rwigema wayikura, urumva. Kandi ibintu tugomba kumenya se byagenze bite, umuntu yatekerezaga ate, yabago hate, urumva. Nibyo mirimo ashaka, ariko ugasanga amabiografi yasohotse mu Rwanda bati uriya yavuze nabi, uvuze nabi se ni wowe wabyanditse, ubuzima bwe se wabayemo, you know. So soma amabiografi cyane cyane, nkasoma n'ibitabo by'amateka. Ubu ngubu ndi gusoma ibitabo by'ubusizi mu Rwanda kera. Nabonye hari icapiro, hari isomero ry'abadominikani bafite ibitabo byiza, ariko ikibazo cy'aba generation ubu ngubu nuko ibi mihindukire y'indimi
amateka y'u Rwanda kenshi ari mu kinyarwanda no mu gifaransa. So, abantu ubu ngubu ni abanglophone ariko ubu ngubu bagiye kuba abafrancophone. nabyo biratuma birabava ariko ni ukuvuga nyine ikibazo ni uko abantu twebwe nk'abanyarwanda n'abanyafurika twemera ko abandi badutekerereza aho badutwaye ni aho ngaho. Ibitabo nibyo bigufasha, ugomba kugira imizi ukavuga uti biriya ntabwo mbishaka, nabikubwiye ntabyo nshaka, gumana ibintu byawe si bibi ariko nanjye mfite ibyanjye nshaka, so nahisemo ibi n'ibyo. So ni ibyo bitabo urebye n'ibyo. abantu urakoze cyane. Turagushimiye byatari nawe ndishimye kabisa. nta protocol zirimo, ni freestyle. Okay. All right. First of all, respect. Respect.